Tubaye kaze nshuti bavandimwe ku rubuga rwa YouTube Pastor John Kaburuburu kugira ngo twongere tuganire nawe. Twari tumaze kabiri tutaganira ariko ntabwo twabibagiwe abakomeze gukora subscribe. Turababona cyane abatwandikira mu gikari, comment zanyu, share na like. Muri abantu b'ingenzi cyane mu buzima kubera ko mukomeje kubana natwe umunsi ku wundi. Ni byiza kuganira, ni byiza gutanga opinion yawe, ni byiza kugira ico wasangiza abandi, ni byiza gutegera ibyo umuntu aba yashizeho kugira ngo nje byafashije nawe bigufashe. Uzugaragaza gutegera ibiri kwisi, uzutegera ibyo umuntu yavuze, uzutegera muza tubane kubera ko turi mu gutanga inama nziza zubaka. Hari abavandimwe ejo bundi bambwiye ngo hari kiganiro twaherutse gukora tubwira abantu impamvu abantu bo hanze baceceka. Umuvandimwe ari narambwira ngo ico kintu cyarumufashe cyane, ngo yibazaga cyane akiri muri Afrika impamvu abantu baceceka, ariko ngo yaje kubitegera yumva biramufashije cyane. Byukuri dukomeje kubashimira nk'abavandimwe, dukomeje kubashimira abadukurikiye mu gihugu cy'u Rwanda. Ari commentaire zanyu twabonye mu Burundi, muri Kenya, abari ku migabane yose y'isi. Muri abantu beza b'ingezi kugira ngo dukomeze kubana namwe. Reka dusangire ijambo ritoya kugira ngo tuze kuriganiriraho. Ijambo riri muri Daniyeli 3:17. 3:17 haravuga ngo ko turasazaga amaso yagiye ngo kabyarana. Nimba ari byo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Tugiye kuganira hejuru yo gukorera Imana. Gukorera Imana ni sujet, ni topic twayiganiriye ubushize, ariko usubire mu ma video yacu yatambutse uraza kubisangamo ijambo ryo gukorera Imana. Ariko twaretiremo ijambo rimwe. Shatse kubaza ngo ese urumukozi cyangwa urumuterankunga? Ico kintu uza kukisubiza muri commentaire. Kuba umukozi no kuba umuterankunga biratandukanye. Mu rusengero hari abantu b'abaterankunga bahari ariko bibwira ngo nabakozi. Ukaba pasteur ariko urumuterankunga w'urusengero, kuko ururimi rwawe ruvuga ijuru, amaboko yawe akavuga hanze, intekerezo zawe zivuga ibindi, umunwa wawe waje mu rusengero ukavuga iby'ijuru. Umuririmbyi akaririmba kuja mu ijuru ariko amaso yiwe yerekeje kuja muri Amerika. Umucuranzi agacuranga abaha baja mu ijuru akabacurangira ariko imikorere yiwe ikaja ahandi hantu tutazi. Urumuterankunga cyangwa urumukozi? Muri kino gihe uri mu gusanga abantu benshi mu rugo rwabo bere mu ngo, kuko ubukristo bwose butangirira mu rugo. Ubukristo si ara kuri rutari, ubukristo ni mu nzu. Imbaraga z'umukristo azigirira mu wiwe. Umukristo nyawe atangirira mwabo. Umukristo nyakuri atangirira mu nzu ye, mwabo, mu bwoko bwe, akazamuka akaja kuri rutari kubwira abandi ibyo ari byo. Uja kwigaragaza uriwe ariko hari aho wabikuye, hari isoko yawe, hari aho uzuvoma imbaraga, hari ubutayu ugira. Ubutayu bw'umuntu ni mu wiwe, kuko bariya bo mu wawe niyo baza gutangira ubuhamya bwa mbere. Ubu nyine uri mu gusanga abantu mu ngo zabo ari abaterankunga. Umuterankunga ni umuntu ugufasha biri temporaire, ni ibintu ufata ukamubwira ngo ndumuterankunga w'igihe gito, sote mufitanye kontara cyangwa ta kontara, ariko urumuterankunga anytime urashobora kugenda. Ariko umukozi mu wawe uri umukozi cyangwa urumuterankunga. Uri mu gusanga abantu benshi barabaye baterankunga mu mafamiye yabo, ugasanga uriye gukora ikintu 100% ukaba umuterankunga mu rugo rwawe, ukaba umuterankunga kandi ari wowe nyiri rugo, kandi tubimenye wowe kugira ngo uzukora, ukagira ngo none uzugerageza gukorera umuryango, ariko ntuheza abana bawe umwanya wo kuganira, ntuheza abana urukundo, tubaganiriza amagambo meza. Umugabo wawe ntumubwira amagambo meza y'urukundo, umuhoresha kuri stress. Ufasha umugabo nk'umuterankunga wawe, n'umunyamafaranga, n'umuntu ugomba kumva ifaranga. Nta kindi kintu uzumubonamo, ubonamo
ko agomba kuguheza ifaranga. Mbabarira nsome ku mazi buke. Murakoze cyane. Ugasanga mu rugo ufasha umugabo nk'umuterankunga. Umugabo nta rukundo umuheza. Umuheza urukundo aruko yahasha. Umugore nta rukundo umuheza. Umuheza urukundo aruko wenda yakubyariye nuko umuntu mubanye gusa. Ariko sibyo. Mu rugo turi abakozi bacu. Tituri abaterankunga mu ngo zacu. Mu bana bawe ntabwo uri umuterankunga wo kubigisha no kubashingira no kubagurira amazu no kubaheza kubagirira konte nziza no bene ibyo. Ibi byose ukabibimisha urukundo ukibwira umuterankunga ntiwigire umukozi. Umukozi mu rugo naha Daniel yavuze ngo Imana yacu dukorera iradukiza amaboko yawe Nyagasani. Kandi nubwo itodukiza Imana ibasha yarazi kwibokiza, ariko mu gihe yakoresheje NB mu gihe itodukiza wowe nitworamye kino gishushanyo cyawe. Igihe cyose mu rugo rwawe utaragaragaza ko uri umukozi w'urugo, utari umuterankunga, urwo rugo rwubatse ku musenyi. Igihe cyose mu rusengero utazagaragaza nk'umukozi uvuga ibyo akora, icyo gihe cyose ijuru ntaryo uzabona. Uri umuterankunga, ufasha abandi kuja mu ijuru, ubwiriza abandi iby'ijuru wowe utariyo, uririmbira abandi iby'agakiza wowe agakiza katakurimo, ubwira abandi urukundo rwa Yesu wowe rutarakugezemo, ubabwiriza umwuka wera wowe ntawe wakiriye. Uri umuterankunga w'abandi kuja mu ijuru, isada kutanga uzoza ubazihije. Ese uzuvuga ngo se aya mafaranga nzatanga azaja natangiye Imana cyangwa natangiye pasiteri, natanze ngo abantu bambone kubera ko mfite miliyoni, cyangwa natanze nzi icyo ntangira? Kuko mu kazi umenya ibintu bitatu: umenya uwukorera, umenya akazi wahawe, umenya igihembo cyawe. Igihembo cyacu ni ubugingo buhoraho. Tuzasarura ibyo twabibye. Ibyo twabibiye hano kuri ino si byose tuzabisarura, ariko muri ino si ntabwo twaje muri ino si turi abaterankunga b'ijuru, turi abakozi b'ijuru. Ntabwo ibyo kuja mu ijuru turi abaterankunga, iby'ijuru turi abakozi. Ku rugero ubwoko bwacu dukomeje kubampore, turi mu bihe bitoroshe cyane by'ubwoko, biragoye. Ubu nyine dufite ibibazo ko turicwa ijoro n'amanywa. Imana yo mu ijuru izadukiza, Imana izadukiza, ziriya ntambara zizarangira. Ariko kandi reka mvugane n'abantu bari hanze, n'abari mu gihugu, n'abari muri Afurika. Ese uri umuterankunga w'ubwoko bwawe cyangwa uri umukozi w'ubwoko bwawe? Ni gute umuntu ashobora gutanga amadolari 20, 50, 100 ku rugero, ariko winjiza miliyoni, winjiza 3,000 by'idolari, winjiza 5,000 by'idolari, bakubwira ngo utange 20 ikakugora? Uri umuterankunga w'ubwoko wavutsemo cyangwa uri umukozi w'ubwoko? Ubwoko ntawe uzi umuterankunga w'ubwoko bwe. Ubwoko bwawe uzi ubukorera. Bazavuga ngo uja kogera uwe ntazayambura imyenda, uja gukorera iciwe ntibagomba kukubwiriza. Chairman ntagomba kukubwiriza ngo tanga no mafaranga. Wewe wenyine ugomba kwibwiriza kandi ugatanga nk'umukozi, tutange nk'umuterankunga. Ntabwo uri muri Amerika, turi muri Canada, turi muri Australia nk'umuterankunga w'abanyamurenge. Uri muri Canada nk'umwana w'abanyamurenge. Ni inshingano zawe wenyine. Uzuja gukora ikintu uvuga ngo muri no si yose nije munyamurenge njenyine, nije ngomba gukora njenyine kurusha abandi, kuko nta bandi bantu bazagukorera. Iyo ugaragaje ko turi benshi, uri benshi wowe nande. Uri umunyamurenge ku giti cyawe, ndi umunyamurenge ku giti cyane. Uri umukongomani ku giti cyawe, ndi umukongomani ku giti cyane. Ngomba gukora, ngakora nk'umukozi ukora, sinkore nk'umuterankunga ufasha abanyamurenge. Dutandukanya ako kantu. Ntabwo dufasha ubwoko bwacu, dukorera ubwoko bwacu. Ubwoko ni itegeko, ni inshingano. Inshingano ntuzisaba, inshingano urazikora. Kandi kuzikora neza ni ukuzikora utitangira itama. Ni ku rugo rwawe. Ubwoko bwacu ni rugo rwacu. Umuryango wawe ni rugo rwawe. Urugo rwawe ni wowe. Wowe uri urugo rwawe, uri ubwoko bwawe, uri umuryango wawe, uri itorero ryawe. Ibyo tujaja mu ijuru, urabona bino bintu zose dukora mu isi no mu ijuru nabyo nibyo. Uko dukorera umuryango niko tugomba kumenya ko Imana tugomba kwikorera, kuko hano ku isi tuzahamara igihe gito, ariko tuzakibazwa.
igihe twakoresheje cyane. Ubwiza bw'umuntu si ukumara imyaka myinshi, ni kuba necessaire mu gihe cyawe wamaze, ni ukuba uw'ingenzi mu gihe cyawe wamazeho. Nishaka zamara imyaka 30, nishaka zamara imyaka 70, nishaka zamara imyaka 100, fa kuba cyagiye cyanje narakibyaje umusaruro, naracubatsemo indangagaciro nzima nziza. Bitavanye ngo uri muri Afrika, bitavanye ngo uri hanze, bitavanye ngo uri kuwe mugabane uwo ari we wese, n'importe uwuhe mugabane, ariko icy'ingenzi ni uko ugomba kugira icumara mu bwoko, mu muryango, mu itorero, mu nzu yawe, kuri wowe wenyine. Kuko wiyanga ni uwanga umuryango we, uwanga umuryango w'abayanze ubwoko bwe, uwanga ubwoko bwe w'abayanze igihugu ciwe. Ibyo bintu birafatanye, ni kuko utobitandukanye. Niko ushobora kuvuga ngo ukunda Imana, wanga abantu, ukunda abantu, wanga Imana, ntibikunda, biza bijana. Rero bavandimwe, nshuti zanje, tugerageze kuba abakozi, kuko muri kino gihe ndi mu kubibona cyane. Ugasanga umuntu kuja mu rusengero ko baramuhata cyane, pasteur aravuga aravunika, ugasanga ko baramuhata kuja mu rusengero, ko baramuhata gukorera Imana, bakamwigisha gukorera Imana. Ni inshingano zawe, nuko ubimenya. Abapasiteri ntibakubwiriza, baraguhugura, ni uguhugurana, ariko kandi ugomba kumenya responsabilite zawe mu muryango wawe. Ugasanga umuntu afashe umuryango we nk'aho ari umuterankunga. Twabivuze, twabisubiyeho. Ubwoko bwawe ntabwo uri umuterankunga wabo. Niba bavuga ngo dutanga amafaranga $50, ukabona amafaranga arenze $50, si itegeko. Ririya si itegeko. Baba bagendeye ku bushobozi bukeya wowe udafite, ariko wewe tukazufata ku bushobozi bw'uriye udafite, ngo ubwo bavuze ngo tugendera kuri 20 cyangwa 50, ngo naje niyo ngenderaho. Wewe ufite amafaranga menshi. Umunsi Imana yakugiriye neza ukabona menshi, kubera iki wikompare ku muntu utayafite? Bagendeye ku ciciro cy'umuntu utayafite. Ushobora kubona $20, ariko wewe mu mafaranga ushobora ubona amafaranga arenze $20. Tanga 100, uri umukozi, ntabwo uri umuterankunga w'ubwoko bwawe. Uri umukozi, ariko ntabwo uri umuterankunga w'umuryango wawe. Uri umukozi, ntabwo uri umuterankunga wa famiye yawe. Uri umukozi, ntabwo uri umuterankunga w'ikanisa. Uri umukozi, ntabwo uri umuterankunga w'abanyamasengesho. Ntabwo uri umuterankunga w'abayumbe, ntabwo uri umuterankunga w'abakinamama. Uzumenya ko ari wowe kinamama, ntabwo uri umuterankunga w'imisanzu yose yari yose y'ikanisa. Uri umukozi mu ikanisa, uri umukozi mu wawe, uri umukozi mu bawe, uri umukozi mu bwoko, uri umukozi mu gihugu. Contribution yawe uzuvuga ngo ndi umukozi n'ibintu bitatu: korera nde, kora iki, nza igihembo nikihe. Ibyo bintu bitatu ugomba kubikora, ari mu muryango, ari mu ikanisa, ari mu bwoko, ari mu gihugu, ibyo ari byo byose. Mugire amahoro nshuti bavandimwe, mugire umugoroba mwiza. Aho bukeye turavuze ngo mugire igitondo ciza, aho bwije namwe mukomeze mugire umugoroba mwiza. Turabakunda. Shalom shalom, mugire ibihe byiza, murakoze cyane, naho butaha.